tuba twabatumiye kugira ngo badusangize ubunararibonye ariko kandi bagire n'icyo badusigira mu rugendo rw'ubuzima. Uyu munsi rero twabatumiriye Flora CYUSA kugira ngo aze aduhe urugendo rw'ubuzima bwe ndetse anafashe abakiri bato bicara umuntu akumva arihebye kumva yanze ubuzima, amubwira ati humura komera, iyo Imana yateguye ikintu nta muntu n'umwe igisha inama, ahubwo icyo yaguteguriye igishyira mu bikorwa, ntawe yagombye kwinginga cyangwa kugisha inama. Nitwa Flora CYUSA, nkaba ndi umubyeyi, mfite umwana umwe n'umugabo umwe, nkaba mvuka mu ntara y'Amajyepfo, ntuye mu mujyi wa Kigali. Navutse mu muryango turi abana 4, nari umwana wa 4, ubu ningisigaye njyenyine. Uko tubizi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari abantu benshi bahuye ntuva gusenga, nanjye ndimo. Nabuze umuryango wanjye munini, harimo abo tuvukana mu bavandimwe ndetse n'ababyeyi. Nyuma y'uko buri ababyeyi y'ikora abavandimwe, ubuzima bwawe wabayeho bute? Ntabwo byari byoroshye kubaho ku bantu benshi bahuye n'icyo kigeragezo, ngiki kigeragezo cy'ubuzima, kuko ni ikigeragezo cyiza utagihisemo ariko ukashaka uko ubyikuramo n'uko byakira. Rero uko nabayeho ni mu nzira ndende y'ubuzima, ntabwo byari binyoroheye na gato, kuko nabayeho mba mu muryango, nyuma biza kubaho nyuma mfata ikindi gihe ndaho mba njyenyine. Mu buzima bwawe n'icyo ukunda? Nkunda kubaho ndi kumwe n'abantu benshi, bensabanye, duseka muri team, muri group. Ubikura kuki kujya mu uri kumwe n'abantu usabanye museka, bikura kuki? Mbikura ko urumva nakuze maze kumenya ubwenge. Jenoside yabaye ufite umwaka umwe, ntabwo navuga ko nari nsobanukiwe ngo ni iki kiri kuba n'iki. Maze kumenya ubwenge rero nibwo nagiye nsobanukirwa ko ntafite umuvandimwe, ntafite umubyeyi n'umwe, nkajya mpora nibaza ngo ese uwanyereka isura y'ababyeyi banjye, uwanyereka isura tuvukana. Aho hagati uhura n'ibigeragezo byinshi, kuba mu muryango ntibigende neza, ukubabaza, bigushimisha, biba ari byinshi. Rero igihe kimwe nza kumva ndi njyenyine cyane, mfata n'umwanya mba njyenyine. Iyo uri wenyine uhura n'ibintu bibabaje, binakwereka ko ubuzima ahari busa nk'urangiye. Rero ako kanya ubona ko abantu batagukunze, nta n'uwo ufite kwitaho. Icyo gihe wumva icyo wahitamo gikomeye ari ukuba waho udahari. Iyo ugize Imana, ibyo wifuje bikagerwaho, ukumva hari igihindutse mu buzima bwawe, bavuga uti reka njye nibanira n'abantu, nguko uko nkunda gusabana n'abandi, abanzi bazi ko ndi umuntu usabana wishimye, kuko urumva ntabwo ngifite umwanya wo kuba njyenyine, ahubwo ubu ngubu nikundira kubona abantu. Ibi byose ni iki cyabagufasha kubisohokamo? Mpamya ko ari ukuba narabayeho mfite intego y'ubuzima, ngira intumbero. Gufata umwanzuro mu buzima numva ari icyamfashije, kuba naravuze ngo ese ni iki gishobora gutuma nsohoka muri ibi bintu, nkabifatira ingamba. Izo ngamba nafashe ziratandukanye. Ingamba ya mbere nafashe numva ko yari inkomereye ni ingamba yitwa kwihangana, kuko ibyo nahuye nabyo byari ubuzima butoroshye. Kujya kwiga ugasanga ntabwo wibaza byinshi, ukaba umubyeyi, ukaba papa, ukaba mama, ukaba umuvandimwe. Rero ingamba ya mbere nafashe naravuze ngo Mana uzampe kwihangana. Iyindi ngamba ya kabiri nafashe naravuze ngo ibyo nzabamo mu buzima bwa rwo bwose nzajya ngira umwete mu byo nkora. Ni ukuvuga ko najyaga ku ishuri, gahunda yanjye yari ugutsinda, nkagira umwete mu byo nkora. Iyo yari ingamba ya kabiri. Ingamba ya gatatu kwari ukugira icyizere, havuga ngo uyu munsi bitandukanye n'ejo, reka nizere ko nanjye nzabaho. Ndumva ari izo ngamba zikomeye
nahagize. Ku ishuri umuntu yagira imiryango abamo n'abanyeshuri kugira ngo bashobore gufatanya cyane cyane nk'abanyeshuri abana baba barahuye n'ibibazo mu miryango, hari imiryango itandukanye bajyamo. Ku ishuri we nta muryango ugeze ujyamo hamwe n'abandi banyeshuri? Murakoze. Iyo ntaza kujya mu muryango nk'uko mwarimu bimbwiye, ahari nakwiye kuba aribyo nahereyeho, ntabwo nakwiye kuba mfite amahirwe yo kuba wambaza ngo tuvugana. Nari ndi mu muryango ukomeye, umuryango wa ARG, abantu benshi barawuzi. Umuryango wa ARG nabaye muri ARG guhera ntangiye segonderi kurinda nyirangije, ngeze no muri kaminuza nabwo nkomeza kuyibamo kugeza na n'ubu ngubu. Hari iyo turangije kaminuza hari umuryango bibarije ARG, na n'ubu ndacyayirimo. ARG rero yatumye mbasha kwiyakira, ituma mbasha kumva ko nanjye hari uwandeba neza, ituma mbasha kumva ko hari uwaba umuvandimwe wanjye. Rero nkiri mutoya, kuko urumva ntabwo nabyakiraga cyane, batangira kutubwiriza ngo ni famiye y'abantu 8, ni famiye y'abantu 5, ati uyu ni mama, uyu ni papa, aba ni basaza bawe. Byarangoye kubyakira kuko niyumvisha ukuntu umuntu tungana yaba mama bigoye, ariko uko iminsi yagendaga isobanuka nkabona uburyo iyo ndwaye aribo bantu bangeraho, nkabona uburyo icyo nifuza ari cyo kintu ari we mbwira ati ndabona ngiye kubigenza gutya nkamugisha inama. Nahise mvuga ntabikoze koko ari mama, nkora gutyo biranampira kuko nabayeho ngira discipline abantu bakabimbwira, kuko mama wo muri ARG nkabona turavugana, nkabona aba inshuti yanjye. Ndangiza segonderi ari uko, ntabwo nigeze ngira amahirwe, nabonaga abantu baje kubasura muri visite, nkavugana ariko se byari bimeze gute, dufitanye isano bazakure, nkategereza ko hari uwazatekereza ngo angereho simbibone. Muri ubwo buzima rero nkavuga ngo ese ubu mama kuki bimeze gutyo, agakoresha yaba ari ijambo ry'Imana, yaba ari ubundi bwenge afite bundenze, akambera umubyeyi, akambwira ati turagusura, tukajya muri kantine, mbese nkisanga mu muryango. Ego kugeza rero na kaminuza nkomeza kugenda gutyo, ku buryo ndabyibuka bigeze bangira Icyizere mu muyobozi muri icyo gihe nigaga muri kaminuza, kubera ko babonaga ko hari ibyo nshoboye. Nari nariyambuye icyo kintu cyo kumva nta cyizere mfite, shingiye ko ndi kwibona ndumwe, ahubwo ubuzima butangira kugenda buhinduka kugeza igihe mbaye mukuru, ndangije kaminuza, nkora ubukwe. Niba abantu nari mfite abo dufitanye amasano bari bahari, ariko famiye yanjye niyo yari iri hafi, yambaye hafi, ndetse ngeze no mu rugo bakomeza kuba bavandimwe. Rero uwo muryango rero shima cyane uwadutekerereje akavuga ngo ni ngombwa ko bigenda gutya, ariko igikuru mfite byinshi shima, ariko uwo muryango iyo ntawugira ntabwo mba mfite morale nk'uko nuba. Mu buzima ni iki cyakuryoheye? Yego murakoze. Naryohewe, urumva ubuzima bwanjye bwabaye nkaho ari inzira ndende nk'uko twabiganiraga, ariko cyandyoheye, naryohewe no kwiga, kuko maze kumenya ubwenge ndangije primaire, ntabwo natekerezaga ukuntu nzajya ku ishuri. Nari mfite marume, hari byamfashije mu buzima, birimo no gutangira ubuzima. Marume akankunda, akangira inama, ariko noneho nkavuga ngo ese kwiga bizagenda gute? Ubwo icyandyoheye rero ni uko Imana ivumirira imfubyi, ikavumirira abantu bose, ikabaha umugisha, abafite ubushobozi bakiga, ndetse natwe tudafite umuryango tukiga. Icyandyoheye gikomeye rero ni uko nanjye wumvaga ko bigoye nabashije kwiga,
biciye muri farge. Ubwo rero ndumva aricyo kintu ngubu ntekereza numva kirarenze. ubwo rero wagira uti Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Waba ko wagutina umugambi w'Imana, Imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu nta wundi muntu igishije inama. Ese nko abantu bahura n'ibigeragezo mu buzima, bahura n'ibibazo uyu munsi, ukurikije urugendo rw'ubuzima wanyuzemo, niki wababwira? Nababwira yuko umuntu afite ubuzima, ahumeka, adakwiye kwiheba, adakwiye kuvuga ngo birarangiye, biracitse, kuko Imana iba ikigufiteho umugambi. Hababwira ngo nibahumure, ahubwo bagira umwete wo gukunda gukora icyatuma bagira aho bava bakagera n'aho bagera. Uri mu ishuri urimo kwiga, wumvaga nurangiza ishuri uzakora iki? Numvaga nzaba umuntu w'umucuruzi. Narebaga abacuruzi nkumva aribo bantu ndeberaho urugero rw'uwo nifuza kubaho. Iyo ntego yawe isigeraho? Nayigezeho. Aho nzaba umucuruzi, umucuruzi ukomeye, wumva byanze bikunze uvuga uti intego nzayigeraho, urakomeza ubigeraho. Ntabwo ndaba umucuruzi ukomeye nk'uko umuntu abitekereza. Naratangiye urwo rugendo, ariko ntabwo ndagera aho nifuza, ariko kuba ndi muri iyo nzira byonyine bimpa icyizere ko nabyo bishoboka, shingiye ku by'Imana. Urugendo waratangiye uti kandi Imana ihindura ubuzima bw'umuntu nabigishije inama. Wumva uzaba umucuruzi wo ku ruhe rwego? Numvaga nzaba umucuruzi ujya nko mu mahanga akazana ibintu runaka akabigurisha, akazana donc nkakora importation. Numvaga aricyo kintu ntekereza. Icyo cyizere uracyagifite? Oui, kuko ntarasaza kandi nkaba ya Mana ihari, ya Mana yatumye dushobora guhura ukabona hari icyiza nshobora gusangiza sosiyete. Ndacyabyizewe birashoboka. Watubwiye ibintu byinshi bigushimisha mu buzima. Muri wowe umuntu agahora mu bintu byishimo gusa, ariko agira n'ikindi kimukora ku mutima akumva kiramubabaje. Niki kihe kintu wumva umuntu atakutuma cyongera kukubabaza? Iyo tugeze mu gihe gikomeye cyo kwibuka, ntekereza kenshi. Ni ukuvuga ngo kuko urumva ntafite ababyeyi, nkaba ntafite abavandimwe, ubwo Imana izatujyane kure burundu, turinde igisa na jenoside ukundi. Noneho n'abo wifitiye, umugabo, umwana, nabo ngo ubone bagenda, ndetse n'inshuti. Ndumva aricyo kintu mpora nsaba Imana ngo turinde. Akenshi umuntu yabuze umuryango hari ubwo yiheba ubuzima burarangiye. Ndavuga uti urwo rugendo nanjye nagezemo, ndetse mbona abantu bansunika mu buzima. Nabahe bantu bashobora kwibagirwa mu rugendo rw'ubuzima bwawe? Mwakoze. Barahari. Iyo ntekereje abo bantu aho barengera emotion, ni marume, nari mfite onkle maternelle wanjye. Ntabwo byari bigoye gufata umuntu ukamwishajaho. Hari benshi babyumvaga, hari na benshi batabyemeraga cyangwa se bisobanukirwe, ariko we yaramfashe nkiri gatoya nyine ntaramenya ibyo ari byo, kugeza igihe ambanye, kugeza igihe amfashije. Ntabwo byaje gukomeza ko dukomezanya kubw'ubuzima nyine, kubw'uko nyine umwana wundi biba bikomeye. Hari igihe ugira ngo uragira neza undi ntabikunde, ubwo ntabwo byabaye byiza, ntabwo byakomeje kunyandikira neza, ariko numva mushimira kuko hari uruhare yatangije, nkabasha gutangira ishuri, nkabasha kumenya ubwenge turi kumwe. Hanyuma ubundi muntu ushimira Nabayeho niga mu babikira, hari umubikira wangiriye neza, aramuzi, aracyariho, menya amakuru yo nkumva mushimira Imana. Hanyuma ubundi wa gatatu ni umuryango wa ARG cyangwa JARG, dukomeje kuba tukiri kumwe magingo aya, hari uruhare runini. Ndumva
ariko hejuru y'abo bantu bose hari nyakubahwa His Excellency Perezida wa Repubulika, wo watumye twongera kubona amahoro, tukongera kubona umuco, tukongera kubona ko buri wese ari umunyarwanda. Ndareba mbere nyine nkiri mutoya ndavuga ngo se ubundi abo bantu ni bande kubera iki, ariko aho tugeze n'iterambere ntabwo nyifite icyo kibazo, ahubwo mfite inyota yo kubana na buri wese amahoro, nkumva ntafite ikindi kintu cyo gutekereza ngo kubera iki. Dufite uburyo bitewe na gahunda y'igihugu higeze, tugomba kubana kandi tukabana amahoro. Nanjye ndi mu babi bamwe babibona banabyakira. Ibyo byose rero tubikesha nyakubahwa. Uragira uti wafashe urugendo rw'ubucuruzi, wumva nyuma yo gukora ubucuruzi niki kindi wumva wakora ariko kitakubuza gukomeza n'ubundi umurimo wawe wiyemeje? Murakoze. Icyo numva nakora ndetse njye ngerageza, numva ntazanatezuka gukora, ni ugufasha abababaye bigendanye n'ubushobozi ngenda mbona. Sura abana b'imfubyi hari abo mba nzi, ndetse no kwa muganga iyo bibaye ngombwa nkabona hari icyo mbonye, mbageraho nkavuga ati nimwakire ibyo mbonye, Imana iborohereze. Muri make kwita ku, nkiri muri segonderi nabaga muri Misericordia Group, kwita kuri ba bantu bababaye, kubafasha, kubongerera icyizere, nkababwira ko amahirwe y'ubuzima gihari. Numva uko ngenda nshobozwa nuko mbiteganya ntazatezuka kubikora, kuko nabonye ko iyo umuntu afashijwe harahagera. Rero nanjye numva nafasha abandi aho ngeze ndetse naho nteganya kugera. Numva umuntu ukeneye ko nagira icyo nanjye mumarira, ngendeye kuri izo mbaraga twahawe, ayo mahirwe twagize yo kubasha kugeraho kwishyurirwa n'ayandi mahirwe ntabwo ari menshi, ariko ayo make numva nabasha kuyasangira na ba bandi bataragira icyo babona. Wakoze urugendo rw'ubuzima rutoroshye, ariko buti abandi bagenda bamfasha gutera intambwe, ndakura, barandera, abambere ababyeyi, bambere abavandimwe, bambere inshuti. Uvuga ushatse kuvuga ko umuntu mu buzima acamo nawe agira uruhare mu ihinduka rye cyane rwose. Umuntu wenyine niwe wenyine ushobora kugira uruhare mu guhinduka kwe. Iyo mbaho haheranwa n'agahinda, hakomeza gutekereza ko byanze, havuga ngo ntawe nereka, n'ubundi byose ni kimwe, sinige ngo nshyireho umwete, ntabwo ahari nari kurangiza n'ayo mashuri, kuko nyuma yo kurangiza amashuri naje kubona akazi ndagakora, Imana natekereza kwikorera, kubera yuko nagize uruhare mu kuvuga ngo ese ninde wazahindura ubuzima bwanjye. Mbona yuko ukuyemo ko leta yatugiriye neza natwe ikadutekereza, ariko banakohereje kwiga ukagenda ukaba umuntu w'umuswa nyuma y'abandi, ukagenda ukaba umuntu ufite disipurine mbi, ntawakugirira icyizere, ndetse nta n'uwakugirira icyizere ngo abone yuko mwabana ubuzima bwiwe bwose. So nkaba numva umuntu wenyine niwe ushobora gufata umwanzuro w'uko ashaka kubaho, akabiharanira, akabigeraho. Umuntu wenyine ushobora gufata uwo mwanya akitekerezaho ibyo ashaka guhanira akabigeraho. Ese bishoboka bite? Birashoboka cyane. Uko ubuzima bw'umuntu bugenda haba harimo byinshi yifuza kugeraho. Uko mbona hari ibyo nagezeho bikeya, hari n'ibindi nshaka kugeraho, hari icyo nkora kugira ngo mbigereho. Ubu rero uko bishoboka kwa mbere, nk'uko natangiye mbivuga, ni ukugira umwete mu byo ukora. Ikindi cya kabiri ni ukumenya icyo ushaka. Iyo utazi icyo ushaka, ntumenya n'ibyo ufite. So icyizere ni ukubanza ukamenya ngo se ndashaka kuba iki, ndashaka kumera gute, nabigeraho gute, ukabitekereza. Iyo utangiye kubitekereza uranabiharanira.
ushaka kuvuga ngo nzaca muri izi nzira, ushaka kuvuga ko ushaka kuzicamo wiga, ushaka no kuzicamo ukora akazi ako ariko kose ubonye ukerekejeho umwete kugira ngo kagire aho kazakugeza. Rero ubaye hariya ukaba umuntu ntacyo bimbwiye, avuga ngo uko bizagenda kose ubwo n'ubundi narihebye byararangiye. Njye nemera ko biba byararangiye umuntu iyo atakiriho. Mu rugendo rw'ubuzima bwawe ninde ufataho icyitegererezo? Birumvikana cyane ni nyakubahwa perezida wa repubulika, niwe mfataho icyitegererezo. Singiye kuba perezida wa repubulika, ariko ngenda ndeba byinshi akora, nkareba ibiganiro aduhereza atanga hirya no hino byo kwimakaza umuco n'amahoro. Numva ari cyo cyitegererezo cya mbere nafata ndetse nanafite, kuko hamwe nawe benshi tumukesha, hari ibyo navuga ngo aho tugeze kuri benshi turabimukesha. Ubwo rero role model. Turimo kugana ku musozo. Hari igihe umuntu agira ibibazo bimuboha ku mutima akabura amahoro. Hari n'indirimbo bajya baririmba ngo uraryama ukarota nabi, wasinzira nturote bucya. Iyo umuntu yageze mu bihe nk'ibyo, ubona ari iki cyamufasha kugira ngo ashobore kubisohokamo? Ikintu cya mbere namubwiye uwo muntu niyo mugezeho njya ngira amahirwe nkababona, ndababwira ngo ikintu cya mbere ni ugusenga Imana, kuko ndi umukristo. Ndamubwira ngo ikintu cya mbere ni ugusenga Imana, Imana ikagukuremamo icyizere, ukagira imbaraga, ukumva ko Imana niba hari ibintu urimo bitari byiza atari uko yakuretse, ahubwo hari igihe biba ari ishuri kugira ngo igihe kimwe uzakomereze abandi. Rero mbanza kumubwira gusenga. Ikindi cya kabiri, iyo ari umuntu ugifitemo imbaraga, mubwira ko gukora bikomeje. Hanyuma yaba nta mbaraga afite, wenda bitewe n'ikigerageza arimo, abanza akamubwira ngo dusenge. Iyo bidakunze mwihanganisha mu bundi buryo bw'ubushobozi, ariko yazakira nkamubwira ngo rero ikindi kintu gikurikiyeho ukore kandi ukorane umwete, akazi ako ariko kose ugakore. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu tugira tuti niki wumva tutakubajeho kandi bashaka kuvuga kugira ngo ukibwire abadukurikiye? Murakoze, ntabwo ari icyo ntabajijwe, kuko ntabwo nari nzi ibindi by'ububazwe, ahubwo icyo navuga ni ukubashimira ko mwatekereje nyine mukabona twaganira, ko hari icyo nafasha sosiyete. Ikindi ni ukubabwira, sinzi niba nababwira ibyo nkora, ariko nkorera mu mujyi wa Kigali, ndi umucuruzi uciriritse, ncuruza amakosmetike. Abantu bakeneye kwisiga, gusa neza ku mubiri turabiharanira, no ku mutima tukabiharanira. Ndumva narahisemo gukora ibyo ngibyo, ntatuma rwose basa neza ku mubiri, amavuta meza. Yego nibyo nkora, yego abo ngabo turi kumwe. Reka tubashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye, n'igihe tuzakinanya ngo hari muzatwitaho kugira ngo muze mutange impanuro cyane cyane ku bakiri batoya, ku bantu bumva umutima wabo waraheranwe n'agahinda, kuko umuntu ashobora kwisohokamo agira inama n'abandi. Ubwo abakeneye kuzaduha ubutumwa nabo kugira ngo tuzaganire bagire icyo basangiza abadukurikira, baca ku rubuga rwacu www.panorama.rw, hanyuma bakabonaho nimero za telefone, hariho na email, bakatwandikira tukazahora tukaganira nabo bakaduha ubutumwa. Murakoze cyane. Iyo ngize ni amahirwe ngize ko mwamufasha uwo mwanya, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe igihe cyose mubitekerereje mukabona ari ngombwa, nta mpamvu yo kutaganira, ko ni amahirwe. Murakoze cyane.